yes ibihe byiza yamaje gukanda subscribe ndetse nawe yamaje kuba G brothers yo man ndishimye bro, ndishimye kabisa. Mwumve ko nishimye kuba G brothers mwese. Ni umunsi ukomeye, uyu munsi ni umunsi w'amateka, akaba ari nawo munsi niteho abafana banjye cyangwa se abankurikira izina bitwa aba G brothers yo man, people man, yo man, G brothers. Nimba uzi ko watangiranye na Ineza G uri umusabu wa mbere, tukaba tugeze mu rugendo rwinjira mu basabu 1000, vuga ati njye ndi G brothers wuzuye men. Rero hari byinshi umunsi usobanuye. Uyu munsi turabizi ko mu burasirazuba bwa Kongo hari intambara cyangwa se hari biri kugenda biberayo bigiye bitandukanye. Uyu munsi hari icyo usobanuye, ni umunsi ukomeye. Uyu munsi mu myaka yashize cyangwa se yatambutse, itariki nk'iyi ngiyi mu Kuboza nibwo hashinzwe umuryango witwa UNICEF, umuryango washinzwe mu 1946. Ushingwa ari umuryango wo kwita bagizweho ingaruka n'ibihe by'intambara cyangwa se n'ibiza by'intambara. Murumva rero ko uyu itariki hari icyo ivuze ndetse hari n'icyo isobanuye. Murumva ko ari umunsi rero ukomeye ku bantu bari mu bihe bibi nk'abari mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se nk'abari mu bihe by'intambara. Niyo mpamvu rero aba G brothers twifatanya n'isi yose kwizihiza uyu munsi nk'umunsi ufite icyo wagize cyangwa se icyo wakoreweho cyahinduriye isi icyerekezo. Ndetse mu 1931 nibwo uwitwa Jose yaje kuba ahagurutsa ikompanyi ya British mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo ni kompanyi ishinzwe gutwara abagenzi, kompanyi ishinzwe gutwara abagenzi. Akaba aribwo yatangiye mu 1936. Akaba ari iyo kompanyi yaje kwemerwa cyangwa se kwemezwa kugira ngo nayo yinjire mu muryango wo gutwara abantu. Murumva rero ko nta tariki itagira icyo isobanuye mu buzima cyangwa se umunsi runaka udafite icyo usobanuye. Iyi tariki rero ndagira ngo muyandike ahantu, itariki 11 Ukuboza 2025 nibwo nise abakunzi banjye aba G brothers. Vuga ngo G brothers, yo man, people man, G brothers, yo man, ngirati, yo man, people man, G brothers. Rero murabyumva ko ari ibintu bishimishije, mwumva ko ari ibintu birimo guharanira uburenganzira bwa muntu. Muranyihangarira rero uyu munsi ngiye gusubiza aba G brothers bafite icyo bambajije ku rukuta rwa Facebook. Niho ndi buhere, namara kubasubiza ubwo tugahita dukomeza tukaganira ku kintu kiri bube kigezweho. G brothers wa mbere yarambajije, ntabwo ariko ntabwo nje kwisobanura ku bantu, ubwo gusa nuko mba ngira ngo mpereze icyubahiro aba G brothers banjye cyangwa se bankunda bankurikira. Uwa mbere yarabajije ati, ese Jackson niki cyatumye utatubwira amazina yawe nyakuri ukoresha mu buzima busanzwe atari amazina y'akazi? Yo man, G brothers, aho ndakumva cyane. Amazina yanjye nkoresha
nayo ngayo uzi ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe, niyo mazina nkoresha. Iyo yiyongereyeho ni Jackson, Mr Nkusi Jackson. Uwa kabiri arambaza ati ariko se Jackson, urumva ese Jackson, urumva uzatwereka umukunzi wawe ryari ko wakuze? Yo G Brothers, yo man. Rero nsubiza uyu muntu ndagira ngo nkubwire ko bamwita Nduwayo Nzayisenga. Nduwayo Nzayisenga. Ndagira ngo nkubwire ko rero G Brothers umukunzi arahari, ndetse no mu gihe gito ndaza kumubereka aba G Brothers, yo man. Undi arambwira ati ese Jackson, ubona ibi bintu uba urimo ari ibyawe cyangwa uba urimo ushakishamo umugati nk'uko natwe twese dushakamo umugati? Yo G Brothers, rero reka nsubize uyu G Brothers bamwita Nzayisenga Emmanuel. Nsubize uyu G Brothers bamwita Nzayisenga Emmanuel. Nshuti yanjye, igihe ukora akazi ntago biba ari ngombwa ko wagatangiye ugafata nk'akazi cyangwa se nk'umwuga wawe, ugatangira buhoro buhoro ukazisanga muri ka kazi wagize gute wagakunze. Narwaye n'amaso ndumva atameze neza, muranyihanganira. Iyo umajije kugera muri ka kazi nibwo ugakunda kurushaho, nibwo ugakunda kurushaho. Aba G Brothers, yo man, ndabakunda cyane, yo man. Uyu munsi rero akaba ari nawo nitiyeho abakunzi banjye cyangwa se abafana banjye izina ry'aba G Brothers. G Brothers, stand up man, stand up man. G Brothers, stand up man, stand up man. Ntabwo wabyumva ukuntu nishimye, ukuntu twatangiye inzira y'umusabu wa mbere tukazamuka ku basabu babiri, tukaba tugeze ku basabu 900 na barenga 900 na 100, 200, 300, 400, 500. Ni urugendo rukomeye, ni urugendo rw'umuntu aba akwiye guhereza abantu icyubahiro, akavuga ati aba G Brothers muraba agaciro kabisa, yo man, muraba agaciro kuri ngewe. Naje gusanga ko urugendo hari ibyo tugenda duhuriramo nabyo, abacantege baba ari benshi, ndetse n'abakomeza kudusapotinga nabo ubwabo baba bakeya kuruta abaduca intege, ariko ibitangaza Imana ibikora ikagenda yikorera imirimo yayo, twe turakora Imana ikagenda idusapotinga. Nabonye aricyo cya mbere tuba tugomba gushingiraho. Niyo mpamvu rero mbwira aba G Brothers mwese ahantu muri Australia, Amerika, mu Burusiya naho twagize aba G Brothers. East Africa yo ni benshi, ndumva bagera muri 30 East Africa. Nimvuga East Africa ubwo mba mvuze za Nigeria, Gabon, Cameroon, Somalia, ni benshi cyane, ndetse n'abantu muri ahantu hagiye hatandukanye mwarakanze subscribe, ntago mbazi, ariko kubw'urukundo rwanyu n'umutima wanyu mukavuga ati reka dushyigikire uyu G Brothers, tugatangira turi G Brothers umwe,
tukagenda tukagera ku bantu 900 b'aba G Brothers. Murumva ko ari ibintu bikomeye, kandi kubera Imana tugomba gusoza uyu mwaka twujuje aba G Brothers 1000. Ngirira Imana ati birashoboka, turabishoboye, aba G Brothers turabikora. Imana ibaha amafaranga, ibarinde umwaku n'amadeni. Reka tubyite umunsi tuzahuze mu minsi y'ejo cyangwa se igihe cy'ejo. Imana ibampera amafaranga, ndabakunda cyane, kandi Imana ibaha urukundo, ibuzuza imbaraga, gutsinda no kunesha, byose mubane aba G Brothers. Yo man, yo man, yo man, aba G Brothers muraba agaciro kandi ndabakunda. Hasta star. God bless you. Imana iba blessing, ibagira abantu mukomeye. Imana iba blessing, ibangirire abantu mukomeye rwose. Imana iba blessing, aba G Brothers ndabakunda cyane rwose. Thank you.